tuganire ku munsi wa Noheli. Nubwo hari ibintu byinshi nagomba gukomeza gukora video, nk'ubutinganyi papa yemeje, ubwoko bw'Imana ni bande, bashikanazi bahize mu gihugu gute, filime ya Boma imaze gusohoka nshyashya, ibyo byose ni ibintu twariganiraho. Ariko uyu munsi reka tuganire ku munsi wa Noheli. Umunsi wa Noheli ntabwo nje kwifuriza umunsi wa Noheli, ahubwo nje kubabwira ukuntu umunsi wa Noheli ari umunsi wa satani. Umunsi wa Noheli umunsi wa satani. Nzi neza ko bigoye kugira umuntu wabwira cyangwa wumvisha ko umunsi wa Noheli ari umunsi wa satani. Abantu kubwabo nibo bakwiriye kubyimenyera bakabyumva, kuko nanjye mbibona bwa mbere naravuze nti ntibishoboka. Ariko uyu munsi ngiye kukwereka ukuntu umunsi wa Noheli ari umunsi wa satani, nuko byagenze naho byahereye. Ni nko kundi uvuga uti ibi bintu nakuze mbizi mbibona ibihe byose, nta kuntu ushobora kumbwira ngo ni umunsi wa satani. Ariko ibimenyetso n'ibintu bigenda biba mu isi biri kutwereka neza ko imigenzo na gahunda za satani ziri kugenda ziza hanze buhoro buhoro buhoro. Ni kwa kundi rero ngo inzira ya benshi izabonwa na benshi, ariko inzira ifunganye izageza muntu ubwami bw'ijuru abazayibona ni bake. Uyu munsi rero ndizera neza urumva ugasobanukirwa neza ukuntu umunsi wa Noheli ari umunsi wa satani. Reka dutangire. Twese twakuze twumva ko kuri Noheli ngo baba bibuka Yesu, umwana w'Imana watuvukiye agapfira muntu, ngo niwe baba bibuka ivuka rya Yesu. Niko twakuze tubizi, niko twakuze tubyumva. Ariko ntabwo nk'urugero ni gute habuyo yashyiraho umunsi wo kwibuka ndadaye. Ibyo bintu ni urugero nguhaye rufatika. N'amateka y'ibihugu atwereka ko abaperezida bagiye bavanaho abandi ku mbaraga, ku nabi cyangwa babishe, nta na rimwe bageze bashyiraho umunsi wo kubibuka. Ni gute rero Abaroma bakwica Kristo barangiza bakubwira ngo bari kwibuka Kristo, bari kwizihiza Kristo? Ni ibintu bidashoboka. Ngiye kukwereka neza aho Abaroma bize umutwe wo kwinjirira idini, cyangwa se uko abantu b'Imana basengaga kera, noneho bazanamo umunsi w'abapagani wa Noheli kugira ngo bakomeze bigarurire imbaga nyamwinshi. Kuko tuzi neza ko udafite imyemerere y'abantu mu biganza byawe ntushobora kubakontorora bibaho. Niko rero Abaroma babigenjeje bamaze kwica Kristo kubera inyigisho ze zazanaga abantu ku Mana. Baravuze bati abantu nta kuntu twabigarurira, reka iri dini ryabo turyinjirire, noneho tubahindure ntibazasobanukirwe. Impamvu niyihe rero? Nuko imyaka yagiye ishira myinshi tutariho, tutari twaza kuri ino si, twakuze dusanga iyo migenzo y'idini. Kuko wibuke Imana itubwira ko idini ni imigenzo ya kera abantu bagiye bahererekana kuva ku bisekuza n'ibisekuza. Uyu munsi rero akaba ariko ngiye kwereka neza ntashidikanya kugira ngo nawe ubyibonere ubwawe ukuntu umunsi wa Noheli ari umunsi wa satani, umunsi w'abapagani, umunsi udakwiye no kwizihiza cyangwa se ntunawugeze mu rugo rwawe, kuko ari umunsi wa satani. Inkomoko y'uwo munsi rero, Abaroma n'ibihugu bya Scandinavia byari bifite umunsi w'abapagani byizihizaga mu kwezi kwa 12 ari amatariki 25. None kuko bari abapagani bose bamaze kwigarurira ubwoko bw'Imana, baravuga bati reka iri dini turi umunsi noneho uzahuza n'imigenzo yacu ya gipagani twizihiza ku matariki ya 25, ariko bizihizaga Tamuzi, umuhungu wa Nimrod. Ubundi ku itariki 25 z'ukwa 12 bijya bamwizihiza muvuga ngo ni umwana Kristo, cyangwa ni umunsi wo kwibuka amavuko ya Kristo, muba mwibuka Tamuzi, umwana wa Nimrod. Ibi ni ibintu bihari wareba ubwawe,
ntabwo ari byinjiramo cyane, nawe ndaguha bike ugende wishakiriza. Niyo mpamvu uriya munsi w'itariki 25 z'ukwa 12 buriya muba mwibuka mwizihiza ikigirwamana cyabita munsi, ariko noneho binjiye abantu babyitirira Kristo ngo niwe babizihiza. Reka tuze turebe rero ukuntu atari Kristo babizihiza n'ikibyemeza, noneho urebe ukuntu bibabaje. Ejo bundi nibwo naribajije ndavuga nti Abarabu bafite Imana yabo, byagize uti kugira ngo Abarabu bagire Imana yabo, Abahinde bagire Imana yabo, Abashinwa bagire Imana yabo, noneho umwirabura n'umuzungu bahuze Imana imwe. Byagenze gute rero? Ni ukuvuga ngo umuzungu yigaranzuye umwirabura, nk'uko mbibereka ukuntu ubwoko bw'Imana bwataye ingufu, noneho bafata ya migenzo yabo ya gipagani bayizana bayihuza n'idini ry'Imana, aribyo twavuga ubwoko bw'Imana, kuko Imana ntabwo iri idini, ni ubwoko bw'Imana. Noneho bamaze kubihuza bahabwa imbaraga na bwa bwoko bw'Imana, babuyobora gutyo. Rero bavuga ko abazungu n'abirabura bagize Imana imwe aribo babizanye muri Afrika bakora umuntu iyozabwonko. Iki byerekana nuko abantu bagenda bavumbura ukuntu iyi migenzo ya gipagani yagiye yinjira, yaba za Noheli, za Pasika, iriya migenzo yose n'iminsi yose mubona mwizihiza, byose ni imigenzo ya satani. Reka tubyinjiremo tubereke neza ukuntu ari ibintu bya satani, ari ibyo kugendera kure niba ushaka ubugingo Imana izagenera abayo. Wibuke ko nakubwiye ko ku itariki 25 z'ukwa 12 abantu baba bibuka Tamuzi. Tamuzi yari umwana wa Nimrod. Bavuga ko yari mu Ethiopia. Ibintu rero bikaba byaremejwe na Papa Pius wa mbere. Biba byemeje ahagana mu kinyejana cya 4. Nibwo Papa Pius rero yabyemeje uyu munsi wa Noheli ubaye umunsi wo kwizihiza nk'ivuka ry'umwami wacu Kristo, ariko ari amayeri yo kwibuka Tamuzi nk'ikigirwamana cy'ayo mashyanga yanyu. Imana yari yabwiye ubwoko bwayo, nzabatera ishyari kugeza ubwo ibyo mwankoreye mwanga kumvira inzira zanjye muzabyicuza. Nibyo rero abantu batangiye kumenya muri ino minsi, bagenda bakanguka bakavuga bati twarabeshywe, twarazwe ibinyoma. Ariko muri iki gihe rero abantu bari gukanguka, nibwo ubutegetsi n'ubuyobozi bw'abazungu nabwo buri kugwa, abirabura baza hejuru. Ariko rimwe na rimwe wicara ukumva ugize nk'agahinda urebye aho imyumvire y'Abanyafurika ikiri. Narabyibajije, Imana ituma igisubizo irambwira iti humura, Yuda niwe uzabanza kuzamuka nk'uko Yuda iri muri Amerika kuzamuka. Noneho abantu bose bamara kumenya ko Yuda ari ubwoko bw'Imana, niho na za Afrika zizahita zizamukira Amerika imiraba. Witega amatora rero ya 2024, nakubwiye ko bazakora ibintu byose bishoboka kugira ngo Biden agumeho, noneho bakomeze umugambi wa satani bafite. Ibi byose ariko ntabwo bashobora gukumira ubuhanuzi, bizasoza byanze bikunze. Burya rero ibintu byose biberaho kugira ngo bigire igisobanuro. Ukuntu tubona rero ko ku itariki 25 z'ukwa 12 atariho Yesu cyangwa Kristo cyangwa bita Yesu yavutse, nuko abashumba ntabwo baba baragiye intama muri ariya matariki. Intama ntabwo zijya hanze muri ariya matariki mu bukonje. Niho duhera twibaza niba nta bashumba baba bari hanze. Ni gute utubwira ngo umwami Kristo avuka hari abashumba baragiye hanze? Ntibishoboka. Niyo mpamvu rero iyo ucukumbuye ukareba neza usanga Yesu Kristo yaravutse hafi aho mu kwa 8 n'ukwa 9, kuko nta bukonje buba bwarakabayeho. Niko abashumba bashobora kuba bajyana imikumbi yabo hanze, akaba aricyo cyabyemeza, kuko mu kwezi kwa 12 haba ari ubukonje budatuma abantu bajya kuragira ngo bajyane ubukumbi hanze. Urumva rero ko ari ibintu bibabaje cyane gufata imigenzo nk'iyi ya gipagani ya satani ukayitirira Kristo. Urumva ko ari ibintu bibabaje cyane. Turebe icyo Bibiliya bivugaho muri Yeremiya 10:3 kugeza kuri 4. Turebe icyo Bibiliya tubwira kuri ibi bintu by'imigenzo ya satani. Yeremiya 10:3-4. Imigenzo y'abantu n'ubusa, kuko umuntu aca igiti cyo mu ishyamba ari wo murimo w'amaboko ye,
y'umubaji akoresheje intorezo. Babirimbisha ifeza n'izahabu, bagateraho imisumari, bakabishimangiza inyundo kugira ngo bitajegajega. Abantu rero b'abapagani nibo Imana itubwira inyuze mu muhanuzi Yeremiya ukuntu bagenda bagaca igiti cyo mu ishyamba, bakakirimbisha, bakagiha amazahabu n'imiringa, noneho bakagihagarika aho ngo mu nzu kugira ngo kitanyeganyega. Niko bigenda. Urumva ko iyi migenzo ya gipagani na Bibiliya ubwayo iyitubwiraho. Turavuga tuti rero wahitamo gukomeza guhimbaza iyo minsi uvuga ngo ni umunsi wa Kristo, ariko ari satani abantu babiziza, kuko kuri wa munsi w'urubanza Imana yikubaze ikintu wizizaga cyangwa se warabimenye warabyumvise, uzasubiza iki kuri wa munsi w'urubanza. Tujana rero kugira ngo twereke ukuntu umunsi wa Noheli ari umunsi wa satani, umunsi wa pagani. Imana itubwira muri Bibiliya Yeremiya 10:3-4, ubisome ubirebe neza, ushakishe aho uyu munsi wa Noheli wavuye n'indi minsi yose, none uhugukirwe nuko nguko tuziyambura umubisha watugose, ariko tuzi ko Imana iri bugufi kugira ngo irokore ubwoko bwayo nanone. Murakoze rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, shalom.